ahamagaze ni mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Muhima. Ahamagaze ni mu gace kari muri lockdown cyangwa se kari mukato kubera impamvu ya coronavirus. Twageze muri kano gace tugira byinshi bitandukanye tugenda tuganira n'abahatuye imibereho yabo, ubuzima nuko babayeho, ndetse twagiye tubabaza n'uburyo babasha guhaha cyangwa se babasha kubona ibibatunga. Ariko bishoboke ko bitagoye kubera ko hari ibice bimwe na bimwe bidafunze, byumvikane ko ufite umuntu we ashobora kugira icyo yamumarira muri ibi bihe bikomeye. Aba bantu barimo hano twifuje kugira ngo tuganire nabo ku buzima bwabo butandukanye, dore ko nta muntu n'umwe wemerewe gusohoka muri aka gace atabanje gupimwa cyangwa se ngo bamenye impamvu imusohoye muri aka gace. Muri make ukurikije uko ibipimo bigenda bigaragaza, usanga hari ibipimo bimwe na bimwe byerekana ko abantu bamwe na bamwe hakirimo ubwandu butari bwinshi cyane. Gusa twizera ko wenda iki gihe nigishira babahaye bashobora kuzasubira mu buzima busanzwe. Ahangaha niho Fine TV yerekeje kamera zayo na mikoro zayo kugira ngo imenye amakuru n'ubuzima abaturage babayeho bari muri lockdown, dore ko iyi minsi bayimaze ibaye ari 6 bayimaze yose bari muri lockdown bakinyiranye. Twagerageje kugira ngo tumenye amakuru atandukanye ku buzima bwabo, uko babayeho ndetse nuko bagerageza kubona ibibatunga. Abaturage bamwe namwe bagiye batubwira ibitandukanye, abacuruzi nabo tubabaza uko bagiye babasha kubona uburyo babasha kujya kurangura, bati ntibyoroshye nibyo twaranguye bimaze gushiramo. Bivuge ngo ubuzima ntibuhagaze neza muri uyu mudugudu cyangwa se muri aka kagari. Ukurikije uko ubuzima ubona ko abantu bamwe na bamwe nyine baraho ku ngo zitandukanye, barishaye baratuje. Twagerageje kugenda tubaza bamwe na bamwe batandukanye, harimo abaturage ndetse n'abacuruzi, bagira byinshi batubwira ku buzima babayeho. Uyu ni umwe mu baturage batuye muri uyu mudugudu, yagize bimwe atangaza ku buzima babayeho. Muraho neza? Amakuru? Njye nitwa Mugabo Justin. Mugisha François. Yego. Yego. Ubuzima tubayemo urabona iyo umuntu afunze abafunze, ariko ubuzima nyine leta iri kugerageza kureba ukuntu yaturengera, bakaduha akawunga, bakaduha agaceri ko kurya. Yego. Ariko amakara, amazi birumvikana bari ikibazo. Hari byinshi nyine umuntu aba atabona, ariko kuko natwe tuba tuzi ko leta ifite ibintu byinshi iri gukora n'abantu ikurikirana, natwe tugerageza kwihangana. Bahamagara nk'umuntu wanze akakohereza udukara, kohereza 200 ukagura amazi. Twese ubuzima tukagerageza kwirinda corona. Ukurikije se uko iyi minsi 3 ishize muri kwirinda gute? Urabona murabasha kwirinda gute kugira ngo iki cyago kitabasakara mwese? Ni ukuvuga turi kugerageza gukaraba, turi kugerageza gukaraba kenshi, kwambara agapfukamunwa. Nta muntu wava ahantu hari, niyo uri kumwe n'undi muntu uri mu rugo urakambara. Nta wundi muntu wava mu mudugudu wundi ngo aze mu wundi. Urabona ko hari abahashyize ibitambaro bitandukanye mu mudugudu kugira ngo buri muntu bashe kwirinda. Nta kibazo mu kwirinda, turi kugerageza kubikora. Icyo leta iri kubafasha ni iki? Muri kubona icyo kurya byibura wenda batabasha kukibona, bari kubaha akawunga se nk'uko warubimbwiye bimeze bite? Bari kubatanga agaceri, ariko nk'umuntu ukennye cyane nk'amazi ntiyayabona, amakara ntiyayabona. Yego. Nubundi hari umuntu bashobora kubiha ikaba yamwica bibindi. Yego. Ariko nyine birabasha kubagiraho nta kibazo mwese? Nta kibazo, biri kugenda biza gahoro gahoro. Yego yego. Uko ibishoboye nyine ni umubyeyi iragerageza ikadufasha. Urakoze cyane. Muze muraho neza? Yego, ni amahoro. Ubuzima buhagaze bate hano muri Tetero? Mumeze mute? Ubuzima bumeze bute? Ese murabona situation imeze gute yo kwirinda iyi coronavirus? Mbega ubuzima buhagaze bute? Ubuzima nubwo butoroshye buragenda neza, kwifashwamo n'ubuyobozi. Yego. Ahenshi baragenda badukangurira kwambara udupfukamunwa, yego, kwirinda. Yego. Urabona ko uretse iyi niyo gahunda tugezeho uyu munsi yo kuba duce tumwe na tumwe two mu mudugudu bagiye gushyiramo za kandagira ukarabe mu ngo hagati zari zihari. Yego. Ariko bavuze ko mu ngo hagati hose tugiye kwashyiramo kandagira ukarabe kugira ngo dushobore gukomeza kwirinda. Ubu bivuga ngo mugiye guhabwa kandagira ukarabe muri rugo rwose? Kuri buri buri rugo rwose ugiye kandagira ukarabe. Ukurikije se uko ubibona abaturage babona barimo kubyumva byibura, bari kumva iyi gahunda yo kwirinda, bari kuyumva neza? Kugeza ubu ngubu twifashwemo n'ubuyobozi uhereje ubundi nko mu nyuma y'iminsi 2 gatoya nibwo batugezeho batubwira ko buri wese noneho ingendo
ingendo zitari ngombwa ntizemewe ubu ngubu. Yego. Buri wese ahagaze iwe, utari mu nzu iwe ahagaze hafi y'umuryango. Hafi y'umuryango. Kubasha guhaha se urabona abacuruzi bamwe bakutubwira bati ntabwo byoroshye kujya kurangura, ntibyoroshye. Ese abajya guhaha bo barabasha kubona uko bahaha nta kibazo byoroshye? Ubuyobozi bwari bwavuganye n'abacuruzi yuko bagiye gukora ikintu cyo kugira ngo bajye bafate amafaranga bayashyire hamwe, noneho ubuyobozi bugende barangurire babizane mu mudugudu. Okay. Ukurikije urabona twagiye tubona abana benshi batandukanye aha ngaha. Abana muri kubarinda gute? Ko ntago nagiye nkunda kubabona cyane. Muri kubarinda gute nk'ababyeyi? Urabona ko corona ntago ari gufata umuntu mukuru gusa cyangwa ushaje gusa, n'umwana namufata. Muri kubarinda gute kugira ngo batabasha kwandura? Murabibona n'ubu ngubu murabibona ko abana ubu karitsiye mwundi usanzwe iracucitse, ariko abana bari kuguma iwabo, no kuba baje hano gutyo no kuba babonye umunyamakuru, ariko ubundi abana bari mu ngo. Birumvikana. Muze murakoze rero, turabashimiye cyane ku mwanya wanyu muduhaye, kandi dukomeze kwirinda turwanya iki cyorezo cya coronavirus. Ndabizi neza ko tuzagihashya. Nitwa Murabira Simo. Yego. Angaha ndacuruza nk'uko ubibona, turuza hano muri Nyabutete. Yego. Aha, ubuzima buteye bute? Muramira urabona buteye bute? Urabona se ibyo mucuruza biragenda? Ese urabasha gusohoka kujya kurangura bimeze bite? Oya, nawe kwibona aha ngaha urabona nta kintu kimwe mfite mu butike. Yego. Kurangura birakaze. Buryo ubu ngubu bitubasha no gusohoka ngo tujye twajya kurangura mu mujyi. Yego. Nyabugogo ntabwo tugerayo pe. Abaturage se umufite abakiriya byibura ngo uvuge wenda byibura wenda nka mbere ntibari benshi, ariko uyu munsi wenda bariyongereye cyangwa se baragabanutse? Oya, nawe kubibona nyine isoko ryaragabanutse, kuko abakiriya baturuka mu midugudu itandukanye, ariko ubu ngubu dusigaranye abakiriya mu mudugudu umwe. Yego. Kandi ubundi mu minsi isanzwe abakiriya aho baturuka, aho bavana amafaranga, baba bakorera mu bice bitandukanye, ariko ubu ngubu ntabwo bakora bose bicaye mu rugo. Yego. Kujya kurangura se bikugenda bitware kuko ukundira kujya kurangura birashoboka? Kurangura nabyo ntabwo bishoboka, kubera ko bidusaba no gutanga amafaranga ni ikibazo. Okay. Ubu nta kurangura, no gucuruza ibihari kuzageza ikakato karangiye. Mukamaze iminsi ngahe? Tugeze ku munsi wa gatandatu, kandi batugeneye iminsi 15. Iminsi 15. Byumvikane ngo bakiriya baragabanutse, ibicuruza nabyo byaragabanutse, nta nubwo uri kubona kubona kujya kubirangura. Abakiriya bo ntibakiboneka habe namba, kuko hano mu mujyi umubare munini w'abantu tunzwe nuko bakurikira ka bakaza ayo bakoreye bakariyo barira. Yego. Urumva nta guhaha. Natwe ubu turi abazamu, ntabwo tukiri abacuruzi. Yego. Ubu se k'icyifuzo wowe wumva ufite icyifuzo ni ikihe ukurikije uko ubona ubwandu bumeze muri iki gihe? Ni gute corona twayirinda gute? Wowe urabona muri make nk'umuturage urumva wowe urabyumva gute? Urebye ingamba bari bazanye zo gutangira kudupima twese bakareba baba bararwaye bakabashyira mu kato, yego nibyo, ariko kuba turimo twese ntabwo byoroshye. Urumva ikibazo ari uko wapima mwese ubundi bakabakomorera? Bakadukomorera, aho basanga barwaye bakabatwara, tuvuge bakabashyira ahantu runaka mu kato. Yego. Ariko ngubu kuba dukomeza dufunze twese bakabashyira ibyumweru 2 no gutaha wenda ntawamenye, turacyafite ubwoba yuko bashaka kuba hajyaho n'ibindi. Ni ikibazo gikomeye. Inzu, umusoro, byose kandi byo biba Rwanda Revenue iyo iba yandika nta miyaga ishyiramo. Aha, ni iki nawe tugomba kumwishyura kandi nta kintu twakoze. Okay. Nkawe nk'umucuruzi ni iki wumva wasaba nk'ubuyobozi bw'igihugu? Ikintu wumva wasaba ni iki? Ikintu cya mbere nk'ubu wenda igihe byabaye nka gutya, Rwanda Revenue akagiye ireba nk'iyo minsi baduhaye, igahagarika imisoro muri ibyo byumweru 2 cyangwa iyo byaba birenze igahagarika imisoro, icyo gihe dukomeze gusora. Wenda bagategekana ba nyir'inzu ntibatwake ay'ubukode muri iyo minsi, kuko tuba tutagikora. Ubwo kuva mu gitondo nta n'umukiriya uraza kugura n'isabune y'ijana. Umeze ute wowe ubuzima hano muri lockdown? Imeze ibyo kurya se biraboneka, bihagaze bite? Abantu babibona ni bakeya. Ukurikije se hari abantu batunzwe n'akazi, abantu batunzwe no gushakisha, ubu muri kubona ibyo kurya mute? Ese hari ikintu leta iri kubafasha, bimeze bite? Ajya njye nakiheraho, nkabona kujya mu buzima bw'abandi. Ihereho nawe. Wowe nanjye najyaga nibonerera ko byo gukora, ariko kuba mfungiye ahantu hamwe nataramuka,
ubu nta kazi mfite nanjye ubuzima bwanjye bumeze nabi. Yego. Ariko nawe no kumva ngo biryo ngo bamwe barabibonye ariko twese nako twanabibonye. Hari ababibonye n'abatarabibonye. Ariko byaratanzwe. Nituzi n'abantu bagiye banabibona. Ariko byaratanzwe. Kumva ngo byaratanzwe. Abana se ndatekereza bafite umudamu n'abana mubayeho mute ubuzima bumeze bute mbega bihagaze bite? Ubu ngubu tubona none mudamu wanjye turi kumwe mudamu wanjye yibere mu cyaro. Uri wenyine hano? Ndi jyenyine. Uzaramo kunyica jyenyine gusa. Ikintu nasaba twe tukagira amahirwe. Iyi minsi 15 baduhaye igashira ndetse turi amahoro nta kintu kiyongereyeho bikarangira byose ari bizima nta kibazo dufite. Ndi kuvuga nk'umuntu akurekuye nk'ubuyobozi bukurekuye nk'ubu bakavuga bati turakurekuye rwose isanzure urumva wahita utaha cyangwa washakisha ahandi hantu ujya gushakisha bimeze bite? Oya ntabwo navuga ko tugira ubuzima bwanjye buba burangiye akazi kanjye kaba karangiye twese muri rusange twese twaba tugize amahirwe dukomorewe akazi kakomeza nk'uko bisanzwe. Ni iki usaba ubuyobozi nk'ubu ngubu aka kanya nk'umuturage basaba iki ubuyobozi? Icyo nsaba ubuyobozi se nsaba ubuyobozi ni uko bwagenzura hirya no hino abarwayi baba barimo bakajya babajyana bakabashyira ukwabo abazima natwe yenda twikekaho ko turi bazima tugasigara ukwacu noneho natwe ariko bakagira ibintu bakomoreraho nk'uko ari abacuruzi nk'uko uyu mugenzi wacu yavugaga hari nk'igihe bajya gutya ati bashaka gutumiza nk'ipaki y'umukati ugasanga wa mugani n'ayo mafaranga bati ntabwo tuyemera kuko muyafata ugasanga nabyo ni ibibazo. Amafaranga ntabwo yemerewe kuyafata mu ntabwo yemerewe kuyafata rwose no kwishyura mukoresheje telefone mobile money. Ubwo se amatelefone abundi abantu bagera ni bangahe umwe kwigana koherereza umuntu amafaranga baragukata birumvikana. Mbega muri makeya ubuzima bwacu ni uko nguko mbega gusanga twiyagaruka nguko hano nitwe tungubu no kungu tuba tuhagaze paka ijoro rigeze. Yego. Murabasha kwirinda gute rero ngubu? Kwirinda ni muri metero mbega muri makeya. No kwambara agapfukamunwa neza. No kwambara agapfukamunwa tukanakaraba gasanga rwose natwe biduhesheje amahoro. Okay. Asante urakoze cyane mzee. Nkuko mubibona twakomeje kugenda tureba ubuzima bw'abaturage uko bagiye babayeho ukurikije uko situation imeze urabona ko hari ibintu bimwe na bimwe nyine bidakunda cyangwa se bitagenda neza bitewe n'uburyo situation imeze urumva ko nta muntu ubasha gusohoka urabona ko abahaha ni bakeya muvuma ni nkeya bitewe n'uko abantu barafungiranye gusohoka ntabwo byemewe ariko mu rwego rwo kugira ngo duhashye iki cyorezo birumvikana no gukomeza izi ngamba nkuko leta y'ubumwe yacu ibidusaba kugira ngo tubashe guhashya iki cyorezo.